urumva ikibazo cyabayemo kanya nsohotse mu kabari nibuka kari kuwa mbere akibunde byose ni sawa cyane wowe bakimara gushyirayo zo burusheti umbwirire umucoma itashyiraho n'ibirayi bitatazi. ni umwe mu banyarwenya mu Rwanda bakomeye kandi bashoboye, abamuzi bamushyira ku isonga mu banyarwenya beza mu Rwanda, yewe n'abategura ibitaramo byo gusetsa bazi izina afite n'umumaro we binatuma uwategura igitaramo ntamutumire, byaba impamvu simusiga yanatuma igitaramo gihomba. Uyu ni Rukundo Patrick, benshi bamuzi nka Rusine Patrick, umusore ukomeje kugaragaza impano ye muri sinema nyarwanda. Ntabwo ari umunyarwenya gusa, kuri ubu ni n'umunyamakuru wa Kiss FM. Muri iki kiganiro tugiye kurebamo urugendo rukomeye Rusine yanyuzemo kuva mu bwana bwe, tureba imbaraga zikomeye yakoresheje ngo yinjire mu gusetsa amenyekana abageze aho ageze ubu. Turebe uko uyu musore wavukiye anakurira mu bukene yaje kwikura muri ubu bukene akaba Rusine tuzi. Ndi Berarime, mbahaye ikaze muri Menya Byose uyu munsi. Patrick Rusine yavukiye mu murenge wa Gitega mu mujyi wa Kigali, yiswe n'ababyeyi be Rukundo Patrick, sekura mu izina rya Rusine. Amashuri abanza yize mu Gitega, mu mashuri yisumbuye yiga MCB, ubwo ni imibare, ubutabire n'ibinyabuzima. Muri kaminuza yiga imitekerereze ya muntu psychology, ayiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho yanditse igitabo kigendanye n'urwenya abamo, aho yerekanye uko urwenya rwakoreshwa mu kuvura abarwayi no kubaha icyizere. Uyu musore yavukiye anakurira mu buzima bugoye. Nyuma yo kuvuka papa we na mama we babana, afite umwaka umwe papa we yataye mama we amuta ku mpamvu Rusine atazi, nuko mama we mu buzima bugoye yari arimo akora uko ashoboye ngo arere anakuze umuhungu. Gusa Rusine avuga ko nubwo se atakomeje kubana na nyina, Ise aramuzi kandi bajya bavugana, kandi nta cyamushinja kuko avuga ko ntawamenya ko wenda batandukana, mama wari we wenda utarushobotse, bityo ibyo ntabyangira se, ariko avuga ko atifuza ko byazamubaho mu rugo rwe. Rusine yavuze ko hari igihe mama we yajyaga abura n'amafaranga yo kwishyura inzu babagamo, ariko akigomwa yabonye yose akayamwishyuriramo ishuri. Rusine akajya mu ishuri abizi neza ko mama we adafite aho kuba, akamuha ayo mafaranga yari kwishyura inzu, anabizi neza ko ayo mafaranga tuzuye minerivare yari ikenewe, ko byanze bikunze umuhungu we ku ishuri baramugarura, ariko mama we akihangana agakomeza akarwana. Hari utuntu twinshi nyine yagiye anyigisha, no kuba ngeze ahangaha niwe, kuba nshobora guhasoringa niwe. Hari igihe cyageraga akaba ashobora kumpa amafaranga yari ayo kwishyura inzu, akayama nkajya kwishyura minerivare. Uzi kujya ku ishuri uzi ko nta nzu bari buvemo ngo nuba bimeze, ariko ukihangana ukagenda ukiga uzi ko nayo atuzuye, uzi ko bari buze kubirukana n'ubundi. Ndanashimira abayobozi b'ikigo nizeho, bajyaga banyorohereza, akabona nta n'itike mfite iri buntahane, akavuga yigire tu. Yiga mu mashuri yisumbuye Nyanza muri Eseri nibwo yatangiye kugaragaza impano ye. Ari gusoza mu 2017 yanakozeho igitaramo, aho kwinjira byari amafaranga 100, nuko hinjira abantu 400 babona ibihumbi 40, ariko icyo gitaramo bari bagiteguye ari abantu 49, bayagabanya buri wese afata 750, ariko kuko ari we wari ubakuriye afata 1200. Nyuma gato yo gusoza amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2018, Rusine noneho nibwo yatangiye uko yakwinjira muri komedi bya kinyamwuga. Mama we yajyaga asetswa n'umuhungu we, kandi nta kintu atari kumushyigikiramo mu bukene bari barimo. Baje kunoza umugambi, mama wamushakira 14,000 byari bigoye ngo abibone, arabimuha ngo abishore muri komedi. Aya mafaranga yarayashoye, murayumva ni make rero yaje kubiyanga. Ibyo 14,000 bikimara gushira, yahise atangira gucuruza inkweto za Masayi kugira ngo abone igishoro. Yagurijwe 20,000 n'inshuti ze ebyiri, ahita atangira gucuruza inkweto, akazi abafite amaduka b'inshuti ze bakamucururiza, hanyuma kunguka 5 kuri buri muguru, ariko bikarangira afashe 1,500 asigaye, agafatwa n'uwamucururije inkweto. Tipe bakora inkweto zadanje inkweto nziza cyane ku mafaranga 5 gusa, mwebwe turi kwamamaza. Yavuze ko muri ubucuruzi bw'inkweto yungukaga hagati ya 500 na 600 mu gihe cy'icyumweru, ubwo mu kwezi akinjiza hagati y'amafaranga y'u Rwanda 2,400. Aya mafaranga akaba ariyo yakoreshaga nk'amatike ajya gushaka bari mu ruganda rwa komedi kugira ngo abereke impano ye, babe bamufasha kuzamuka. Uyu musore ni urugero rwiza rwo kudacika intege kugira ngo ugere ku cyo ushaka.
kera yatangiye atagira telefone igezweho, ibya social media ntabyo yari azi, no kugira ngo akoreshe WhatsApp yakoreshaga WhatsApp y'inshuti bari baturanye, aho yayikoreshaga nijoro amasaha make kuko muri iryo joro yagombaga gutaha. Ajya kwinjira muri komedi yamaze amezi anajyaho abandi banyarwenya bakoreraga imyitozo, ayo mezi ashira ntacyo yari yageraho, akomeza kwiruka inyuma yawe yari azi ko bamufasha muri komedi, ariko akomeza kubabura. Yagenze henshi banga no kumukingurira nibura ngo yinjire, yaragenze ibirenge birashya kuko amatike yari yaramushizeho. Hanyuma ageze ahambera nk'ucitse intege, agabanya gukomeza kwiruka inyuma y'abantu. Nyuma yo gucika intege no kureka kwiruka inyuma ya buri wese yumvaga ko yamufasha, yaje kubona Arthur Nkusi uzwi nka Rutura yashyize kuri Instagram ko bashaka abanyarwenya, nuko ariyandikisha, ariko nabyo abikora nko gutanga abagabo, yumva ari ukurangiza umuhango kuko ibya komedi yari yarabivuyemo, avuga ko ubwo nibyanga arahita bireka burundu. Ku munsi wo guhamagara bitabiriye iryo rushanwa bibagiwe kumuhamagara, warabihamagarira bamubwira ko irushanwa ryagombaga gutangira saa 4, buri wese agahabwa iminota 3. Iryo joro bucya ari irushanwa ntiyaryamye, yabyutse yarubika saa 12 yari yageze aho rirabera, agera bibwira ko ari uwa mbere, asanga hari abandi barenga 20 bahageze butaracya. Hari abanyarwenya benshi, nuko ati ibi ntibikunda, reka nta kundi mpanyure. Icyo gihe Arthur yatinze kuhagera, ahagera saa 5, azana na Clapton Kibonke ngo amufashe guhitamo. Rusine yigaragaje ari uwa 23, yagezweho afite ubwoba bwinshi, yavuze ko yagiye kwihagarika inshuro zanarenga 17 kubera ubwoba yari afite. Hanyuma mu minota 3 buri wese yahabwaga aragenda atera inzenya, nyuma y'umunota umwe baramuhagarika. Bakimuhagarika n'ubwoba bwinshi umutima uratera cyane, atubu biranze, ati mwaretse ngakomeza. Baramubwira bati ibyo twumva twabyumvishe, niko guhita bamwambika umupira w'irushanwa rya Seka Rising Star abahiswemo, biba intangiriro y'urugendo rwe rwamufashije kugera aho ageze uyu munsi. Nk'uko iri rushanwa rya Seka Rising Star ryashakishaga abanyempano bashya, abahitwagamo bakanakoreshwa mu gutarama mu birori bya Seka Live na Seka Festival, ibi byatumye Rusine akomeza kwigaragaza. Rusine yagiye akora na video nyinshi zo gusetsa akazishyira ku mbuga nkoranyambaga, harimo ibikorwa byinshi yakoranaga na Zaba Miss Dikoru, yanagiye akora ibitaramo i Butare aho yize, aho yagiraga ibitaramo yise Comedy Salon. Mu mwaka wa 2020 ubwo yari mu biganza bya Athanation ya Rutura, yaje guhuza na Mugisha Emmanuel uzi nka Clapton Kibonke, bakaba bari barahuye bwa mbere mu 2018. Kibonke ari umujaji, hanyuma nyuma yo guhuza batangira gukorana muri sinema, bahereye muri filime bise Umuturanyi, aho Rusine akina yitwa Temisi, ariko izina rye ryarushijeho kwamamara cyane ubwo bakoraga komedi yitwa Mugisha na Rusine, aho bakina ari abasinzi babiri babaswe n'inzoga. No muri komedi nawe nyine reka mbivuge gutya, ngerageza nyine kugira ngo kuko nzi ko aya mahirwe atazigera yongera kubaho. Nzi ko hashize kinini nziranye na Kibonke, ariko muri uyu mwaka nibwo mpaye amahirwe yo kumuba hafi cyane. Niyo mpamvu rero mbanumva nta mutenguha, namukorera byose bishoboka kugira ngo nyine icyo cyizere yangiriye gikomeze. Ariko na mama wanjye bimeze, urumva Kibonke ni projet yinde y'umwaka umwe, ishobora no kuzarangira, you never know. Rusine Patrick ari mu banyarwenya bamaze kubaka izina rikomeye mu ruganda rwa komedi mu Rwanda, atumirwa mu bitaramo byinshi, izina rye ryageze kure kandi rirakomeje. Mu buzima busanzwe Rusine avuga ko umuntu afatiraho ikitegereza ari mama we, mu mutunze nta kintu afite, ubwo ni amafaranga, agaharanira gukomeza kumuhesha ishema. Mama we kandi avuga ko ari umufana we wa mbere, na video nyinshi z'umuhungu we aba yarazikozemo audio agahora azumva. Imirimo myinshi akora yikora ari kumva umuhungu we, yaba ari nko gukoropa akaba azi komedi y'umuhungu we arashyiramo ikarangirana n'ako kazi, kandi avuga ko ibihangano bye byinshi aba yarabifashe mu mutwe. Iyo bigeze aho agaruka kuri mama we, kwihangana biranga akarira kubera uko yamubereye intwari. Ibindi bwa kabiri baye arani nagiye bigeze kuri mama, sinzi ahantu bita bituruka. Murakundana nawe aragukunda, niyo mpamvu. Nyuma ya mama we avuga ko undi mufana we wa mbere ukomeye ari umukunzi we, umukunzi avuga ko afite ariko akomeza kugira ibanga. Rusine ntabwo yagumye muri komedi gusa, kuri ubu ni umunyamakuru wa Kiss FM, ni radio yagiyeho nyuma yo gukora kuri Power FM. Kazi kanjye ni ugusenga. Oya da, uri kuri Kiss FM? Gake aranyirukana noneho ndagaca, atonda kurana na Antoinette bireka kanjyamo.
Rusine ni urugero rwo kudacika intege, agira inama abashaka kugira ibyo bashaka kugeraho muri komedi, kutihuta ngo bapfe kuvuga ibyo babonye byose wenda ngo ugendere ku bigezweho wibwira ko ari byo bizakuzamura. Yego avuga ko byanakuzamura, ariko wagenda nabi wazagera hejuru ugasanga hari aho wifungiye inzira. Anagira inama abashaka gukuza impano zabo kugira ukwihangana, kudacika intege no kugira discipline. Ikindi mu mwuga we wo gusetsa, avuga ko abantu bakunda ibintu bitarimo ubwenge bwinshi, kandi kugira ngo usetse imbaga y'abantu bisaba kubanza kubemeza ugitangira, kuko aribwo bakwizera bakagushyigikira. Rusine Patrick akomeje gukora ibikorwa bikomeye. Ibi ni imwe mu byo twagarukaho ku rugendo rwe kugeza uyu munsi, tumwifuriza gukomeza kujya mbere. Ikiganiro cya none tugisoreje aha. Ufite igitekerezo ku ngingo cyangwa umuntu ukeneye ko twazaganiraho, wabiduha muri comment.